Yesu ashimwe nshuti bakunzi bandi Umutsinzi TV. Hari ikintu kimwe nshaka kukumenyesha gikomeye cyane. Ushobora kuvuga ngo ni ikihe ikintu ngiye kumenyesha aka kanya? Hari abantu benshi babwiriza ko kubahiriza amategeko ari byiza, bakavuga ngo umuntu wese wubahiriza amategeko ngo azabona ubuzima. Ariko reka nkubwire kino kintu, iyo usomye mu itangiriro nyine igice cya 3 niho bagaragazamo ko ngo Imana iri kubwira Adamu na Eva, yarababwiye ngo ibiti byose byo muri ngobyi murabyemererwa, ariko igiti cyo kumenyekanisha, igiti cy'ubwenge bwo kumenyekanisha ikibi n'icyiza, ngo ntimuzakiryeho kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Bivuga iki rero? Bivuge ngo kiriya giti cyo kumenyesha icyiza n'ikibi gishushanywa n'amategeko, kuko amategeko nayo niyo yigisha umuntu kumenya icyiza n'ikibi. Hanyuma tubona ko Satani yaje agashuka Adamu na Eva, akogeza cya giti akababwira uburyo ki ari cyiza, ababwira buryo ki nibakiryaho bazamera nk'Imana, bakagira ubuzima, bakagira ubwenge ngo bumeze nk'ubw'Imana mu by'ukuri. Adamu na Eva rero Satani arakimushimira, arakimukumbuza, mubwira uburyo cyari cyiza, aragitaka cyane. Ariko Imana yari yaravuze ko kiriya giti kizazana urupfu ku muntu wakiriyeho. Uyu munsi nabwo hari ababwirizabutumwa rero babwira abantu ngo rata nimukurikiza amategeko muzabona ubugingo buhoraho, Imana izabishimira, muzagira gukiranuka nk'uko Imana. Iyo rero uri kuvuga ko amategeko ari meza no kuyakurikiza ari byiza, ko umuntu wayakurikije yabonyemo ubuzima, uba urimo urogeza urupfu. Kuko urabona ko hariya Satani yaje nawe akogeza kiriya giti kizana urupfu. Mu yandi magambo, yari arimo kogeza urupfu ko ari rwiza. Rero hari ukuntu ababwirizabutumwa b'ubu ngubu bumva yuko iyo babwirije abantu kubahiriza amategeko bayabaratira, bayashimagiza, bayasigiriza, bakumva ko ngo ayo mategeko ngo ni meza, ngo barimo baravuga inkuru nziza. Ntabwo uba urimo kuvuga inkuru nziza, ko niba uvuga inkuru ishobora kuzana urupfu ubwabyo, kugira ngo ubone ko ari amategeko, kiriya giti gishushanya amategeko, nujya mu Bakorinto ibice 3, Bakorinto ba 2 ibice 3, urabona ko hakubwira ngo ni imitegekere itera gucirwaho iteka. Amategeko ngo ni imitegekere itera gucirwaho iteka. Mu yandi magambo nyine, amategeko ni imitegekere, cyangwa se uyubahirije wese icyo akuramo ni ugucirwaho iteka. Uko tubona neza no mu Bagalatiya igice cya 3:10 havuga ko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivume, cyangwa mu yandi magambo bakwiriye guhanwa, bakwiriye gupfa. Rero niba na kiriya giti Imana yari yaravuze ko uwakiriyeho azapfa, nawe bivuge ko rero ni amategeko, kiriya giti cyari icy'amategeko. N'uyu munsi rero umubwiriza utumubwira abantu ngo umunsi mwakurikije amategeko muzamera neza, muzabaho, Imana izabishimira. Uba umeze nka Satani wabwiraga Eva ko bazagira ubwenge nk'ubw'Imana, Imana izabishimira, cyangwa se bazamera nkayo, bakamera nk'Imana. Mu by'ukuri uba uri gufatanya na Satani kwamamaza urupfu, gusigiriza urupfu runogereza, uvuga ko ari rwiza. Iyo uri kubwiriza ikintu cyatera urupfu ukavuga ko ari cyiza, uba urimo uribeshya, uri murica ibintu. Rero hitamo kubwiriza Kristo, niho hari ubuzima, niho wakura ubuzima gusa. Ubundi ibindi byose ubyihorere. Nuko bimeze. Murakoze cyane.